egera inyuma iba wegera inyuma cyangwa jya imbere murakoze kuba twafatanyije n'abaturage bo mu karere ka Musanze nanjye nitwa Jean Didier Imana naturutse mu karere ka Huye tumaze kumenya rero ko baguriwe n'ibibiza cyangwa se bagizweho ingaruka n'ibibiza natwe twifuje gufatanya nabo kugira ngo tubereke ko urubyiruko rw'u Rwanda tubereye amaboko nyakubahwa Perezida wa Repubulika urubyiruko rw'u Rwanda tugomba gufatanya muri iri terambere kandi no muri iki gihe abaturage bacu bagizweho ingaruka n'ibiza murakoze akaba ari biyemeje guteza igihugu cyacu bagenda mu kirenge cya nyakubahwa perezida nyuma y'uko umurenge wa Kimonyi wahuye n'ibiza nabo bafashe ikibazo cya Musanze gufasha bamwe mu miryango yahuye n'ibiza uhereye ku muryango wagize ibyago umubyeyi ndetse abana bagasigara ari umunsi rero izi nzu turi kubona zigiye kwimukira mu bana kandi tukaba twumva tunejejwe n'uko igihugu cyacu uhereye kuri nyakubahwa perezida wa repubulika zose ziri rero dushimiye inyota Kagame 2014 n'urubyiruko rushishikajwe no kubana perezida wa repubulika amaboko kugira ngo manda yatangiye 2014 izasoza 2024 izabe manda yo kwesa imihigo nk'abandi banyarwanda rero hano mu karere ka Musanze n'akarere kagizweho ingaruka n'ibiza uyu munsi twifatanyije n'akarere ka Musanze ndetse n'urubyiruko muri rusange mu kugoboka abahagazwe n'ingaruka n'ibiza Kagame 2014 ndetse n'inkotanyi n'ubuzima mu rwego rwo gufatanya na bagenzi bacu bagizweho ingaruka n'ibiza murabona umubyeyi uyu munsi twabashije kubakira umubyeyi wapfuye agasiga abana urabana n'urwo rubyiruko rwaje niba twifuza rero dushimiye kubera perezida wa repubulika nuko byari bikorwa biteza bihindura imibereho myiza y'umuturage natwe twabigiramo uruhare niyo mpamvu uyu munsi twaje kwifatanya n'akarere ka Musanze kugira ngo nibura tubashe gufasha uyu mubyeyi abana yasize natwe tubashe kumwubakira niba tuvuga dufite serivisi urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu zubaka kandi niba ari imbaraga z'igihugu zubaka vuba niba ngo tugomba kugira uruhare rwacu mu kubaka u Rwanda guhindura imibereho myiza y'abaturage ndetse no kuba imbaraga z'iki gihugu kugira ngo ibyo twamwemereye muri manda turagusabye ariko tuzanakubera n'amaboko kugira ngo nibura ibyo tugusabye bizabashe kubigeraho iki ni cyo gihe rero turi gusigaza umwaka umwe kugira ngo yongere imyifuzo ko turacamukeneye turifuza rero gahunda y'imanda y'izaba imana yo kwesa imihigo urubyiruko turasaba ko badufasha tugakorana imbaraga nyinshi cyane kugira ngo 2024 tuzabe twaramaze kwesa imihigo nk'uko twabimenyereye urabwira iki urubyiruko rukoresha imbaraga zarwo nabi ku mbuga nkoranyambaga aho kugira ngo bazafatanye n'abandi kubaka igihugu ahubwo bakazikoresha bangisha ubundi rubyiruko ku gihugu cyacu kandi nshaka kubabwira iki gihugu kiva mu bwiza tujya mu bundi igihugu aho cyari kiri imbere bitandukanye n'aho kiri ubu ngubu bishatse kuvuga ngo icyo dushatse kubwira urubyiruko imbaraga zabo bazikoreye zubaka igihugu ngo wanga kumenera igihugu amaraso ukayamenera imbwa
bishatse kuvanga amaraso yacu kuko inkotanyi zatangiye zibohora igihugu bari bato batari gito bakora uko bwabo kugira ngo babohore u Rwanda aho batangiriye natwe n'aho bagejeje tugomba kuhakomereza kugira ngo niba twubaka u Rwanda twifuza kuko u Rwanda ruri mu biganza byacu. Umunsi twanyarutse twavuye mu twagiye mu cyaro ubu turi mu karere ka Musanze mu murenge wa Kimonyi turagiye dusanze abaturage bari ku muganda ariko dutunzwe no gusanga Minister of Happiness yaje ku muganda mu cyaro mu karere ka Musanze mu cyaro cya kure ngiyo mu murenge wa Kimonyi. Minister hano wageze ute? hano bundi bahita kitabura amazimana imyaka ireze abaturage baho neza nta nzara bafite hano rero habaye ibiza mu minsi yashize uko mwabyumvise bitwara ubuzima bw'abantu bitwara ibyabo uyu munsi rero twaje kugira ngo twongere kuremera imiryango yabuze inzu zayo bongere kubona aho batura. Nose ko hari urubyiruko rwinshi urubyiruko nabo mwazanye hari umuganda wateguwe n'akarere hari n'urubyiruko rw'umwe mu itsinda muze turwubake twaje kwifatanya nabo twaturutse impande zose na Minister of Happiness kuba abantu bari hano bishimye iyi morali ni yawe ni wayizamuye mbo wale wose zamura morali ariko barayikira akarusho yabaye ngombwa n'akagiye ukiriho akarusho kuba Minister of Happiness kwishima uruhare rwawe n'uruhe ikindi nk'imiryango yagize ibibazo ibi ntabwo twaza gukora umuganda ngo tuwukore natwe tugomba kubasigira na morali icyizere cy'ubuzima tukazamuka. Urubyiruko rwavuye igihugu cyose ko tugusanze ahangaha mwamenye ni mute kugira ngo muzane dusanzwe mu itsinda ryitwa muze turwubake dusanzwe muri bikorwa bakwingingi tutana mu muganda mu bikorwa bitandukanye niyo mpamvu rero umuganda watuguwe ku buryo bw'akarere natwe duhana amakuru ku mihanda yose bamwe baraye n'aha abandi twaje mu gitondo. Mbese akarere kakeneye imbaraga zayo imbaraga muzikurahe? Imbaraga tuzishakamo ko urubyiruko ni imbaraga z'igihugu nk'uko urubyiruko rwakoreshejwe muri cya gihe cy'ibihe bibi mu gusenya igihugu ubu rero urubyiruko nayo ni imbaraga zubaka igihugu kandi igihugu uyu munsi kirabakeneye. Urubyiruko mwiteguye iki? Urubyiruko twiteguye gutanga imbaraga zacu ahashoboka hose yaba ari mu mirimo nk'iyi ngiyi y'amaboko yaba ari ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose twiteguye gutanga nka Minister of Happiness umuntu wahuye n'ibiza uyu munsi wamugarura ibyishimo uyu munsi kubagarura ibyishimo turabegera tuba hafi yabo tugakangurira urubyiruko rubegereye kubasura ibyo bamutegereza kongera kubegera hari umusanzu wa leta irimo kugenda ikora mwabonye ko na nyakubahwa perezida wa repubulika arimo gusura abaturage noneho twebwe nk'urubyiruko kandi imbaraga z'igihugu iyo twaje ni hano usanga turi gucota icyondo duhumya inzu twubaka amatafari ahari imva gusakara ugasanga no kwisakara tukongera no kubereka ko ubuzima bukomeza tukabagarura icyiza muri mu cyondo ntacyo bigutwara ntacyo bintwaye ahubwo biranshimisha ko narwo ntabwo agiherukaga ntabwo kiba gihari rero uyu ni umwanya wo gukoresha amaboko yawe yego rwose tera akamba urubyiruko rero ushatse ruhamagarira nawe mu bikorwa nk'ibyo urimo urubyiruko narubwira ko uretse n'aha habaye neza n'ahandi urubyiruko ntirugaragara niba hari ibikorwa by'umuganda urubyiruko ntirugaragara niba hari igikorwa runaka abantu bitabiriye ntirugaragara niba ari mu bakoranabushake urubyiruko ntirugaragara rumenye ko ibi ngibi dukora turimo kubaka ejo heza hacu n'abo turimo kubyara kugira bazabe ahantu heza ubu wahita ujya mu cyondo bikomeye cyane kareka ahubwo bakoze wa Kimonyi twasanze mu muganda cyane cyane witabiriye n'urubyiruko ko uyu muganda witabiriye n'urubyiruko bivuze iki? Umuganda witabiriye cyane n'urubyiruko bifite agaciro n'ubutumwa bukomeye cyane bitewe n'intego y'uyu muganda. Uyu muganda intego yawo niyo kubakira kugerageza gushakira aho kuba abana b'imfubyi babiri basizwe n'umuryango wa Ntaburyoga Rachel witabye Imana bitewe n'ibiza byo ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Kuba rero kubakira gushakira aba bana aho kuba kubatabara bivuze ko urubyiruko mu cyerekezo cy'igihugu nirwo maboko nirwo igihugu cyubakiyeho
ari ahatambutse igihugu cyabohowe muri urugendo rwo kubohora igihugu no kucyubaka. Urubyiruko rwagizemo amateka n'imbaraga zikomeye cyane. Ni no muri uwo murongo rero uru rubyiruko kuba hari ibiza igihugu cyahora nabyo, urubyiruko ntirube ubwo kurebera ahubwo bakumva ko ikibazo igihugu cyagira icyo ari cyo cyose urubyiruko rwiteguye kuba rwatabara aho rukomeye. Nubwo butumwa bukomeye cyane ko ejo hazaza h'igihugu hari mu maboko y'urubyiruko. Meya, usanga hari abaturage batuye ahantu bashobora kwibasirwa n'ibiza, ariko kubera ko ari gakondo yabo bagakunda gutsimbara ati ntabwo nahibuka ni muri gakondo. Ni ubuhe butumwa muha abaturage muri rusange cyane cyane kwirinda ko hari ibiza byakongera guhura? Ubutumwa tubaha cyane cyane ni ubwo guha agaciro ubuzima bwabo. Leta y'u Rwanda ni leta yubakiye imiyoborere ishingiye ku muturage. Ishingiye ku muturage ni uguha agaciro no kumureberera bimwe wenda ashobora kuba atabona ko bishobora gushyira ubuzima bwe mu kaga. Uko guha agaciro ubuzima bwe rero nicyo gituma tubegera tukanababwira ngo ubuzima bwawe nibwo bufite agaciro. Iyi gakondo, iyi mirima, iyi nzu wubatse aha ngaha, aho kugira ngo ejo bundi ibe yakugwira, ibe yakubuza ubuzima, ngwino tube tukwimuye tugushyire ahashyira umutekano w'ubuzima bwawe. Ariko kandi n'uwo leta ikuye aho ngaho, dufite ibimenyetso bifatika ko ntawe leta yakuye aho ngaho yagira inama ngo ave aho ngaho ye kumufasha no gushaka ahandi ho kuba. Ubutumwa rero bwa mbere tubabwira ni ukumvira ubuyobozi, inama tubagira zo kuba bavuye aho ngaho. Ashobora kujya ajyayo agiye guhinga, ariko aho gutura naho nk'uko mwabyumvishe na nyakubahwa perezida wa repubulika abyizeza abahuye n'ibibazo, ejo leta ari gushaka ubushobozi bwose bushoboka kugira ngo uwo dukuye hariya ashyire ubuzima mu kaga, na leta inamufashe kuzabona aho gutura hameze neza. Uvuze gutura mpita ntekereza muri Musanze, nk'aga tugeze mu murenge wa Kimonyi na gice kinini cya Musanze ni amakoro, ariko abaturage babo turagerageza tukubaka, harimo mwafashije, ariko n'abaturage bwabo bahana umuganda, abatishoboye ni ikintu kitoroshye, ariko bafite ikibazo cy'imihanda igera iwabo bati sinshobora gupfa kugura igare, ariko akarere kadufashije dushobora gushyiraho imbaraga zacu. Abo baturage ku bijyanye n'imihanda ni iki mubizeza? Nk'uko tugenda tubikora buhoro buhoro ko ubushobozi bugenda buboneka muri iki gihugu, nta hantu ubu ngubu hatagerwa hatanatunganywa ngo habe hagerwaho. Icya mbere ni ubushake. Ubushake rero bwa leta burahari. Hano duhagaze aya mazu ureba n'ubundi hari amakoro nk'uko uhabona, ariko amazu yarahagiye. No ku kijyanye n'imihanda rero, iyo dufite tugenda dushyiramo uko ubushobozi bugenda buboneka kugira ngo tuyitunganye ibe nyabagendwa. Numva rero nuko n'umuhanda twanyuzemo ugana hano muri ibi bice bya Buramira, bya Kabere, nibyo ntabwo utunganye, ariko imodoka ziragenda. Wenda nta umugenzi ntiyashyiramo igare kubera ayo makoro, ariko nk'uko mubibonye hari n'urubyiruko rurimo, koperative y'urubyiruko igenda igerageza gushyiramo laterite kugira ngo umuhanda ube nyabagendwa. N'urugendo rero ntabwo navuze ngo twageze iyo tujya ku kijyanye n'imihanda muri Musanze kubera imiterere y'ahantu y'amakoro, ariko n'urugendo buri mwaka tugenda dushyiramo ingengo y'imari. Uyu munsi hari turi gukora Gacaca, Shashi kugira ngo duhuze n'ikiyaga cya Ruhondo. N'uyu muhanda rero hariya Kimonyi kugera Kabere, nawo mu myaka iza tuzagushakira ingengo y'imari, noneho tuzakore n'igihe tutarabona kaburimbo, ubushobozi bwa kaburimbo, ariko habe harimo na laterite ku buryo umuhanda wa nyabagendwa. Murakoze cyane. Murakoze, turabashimira. Madame muraho? Yego. Witwa wande? Nitwa Nyirabageni Alphonsine. Uyu munsi twabasanze hano ku muganda. Uyu muganda mwawakiriye mute? Ubu muganda wari mwiza cyane, wari uryoshye, abayobozi bose bari bafite morali, turi kubakira abari abantu bahuye n'ibyiza. Uyu muganda wa mbere mwiza cyane. Ubusanzwe ni mukora umuganda mufasha abandi baturage? Turawukora, ariko uyu munsi wabaye udasanzwe. Wabaye udasanzwe? Kuri wowe bisobanuye iki? Bisobanuye ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, gufashanya no kwiyubaka. Nabonye ari ibintu byiza cyane. Tabura.
inda abakobwa bari ku mukingo muri Nyange ruganira abasore bari ku mukingo muri Nyange ruganira yewe nsabira we Ay!